Yes kabisa, call me Aizo in the Playstone Michael, boss mukuru wa Ghetto Challenge TV. Nyamuneka nawe kora subscribe. Hano niho biba biri kubera muri behind scene kabisa, aho mba ndi kumwe na Nzovu ndetse na Yakamwana, Yakaboy, Yaka OG ndetse n'umukobwa mwiza cyane, aho tuba twibereye kabisa. Ariko umuntu bita Nzovu sinzi ahuye n'uruva gusenya, ndebera umukobwa aramusomya amusiga ibiruje ku munwa, none Nzovu byamucanze wallahi, hari guciragura guhera mu gitondo, yatangiye aciragura wallahi. Yala amusize icyo bita rouge, ni rouge cyangwa ni rouge, rouge mu gifaransa, ndavuga rouge cyangwa rouge, ntago ngiye mbizi kabisa. Mutubwiye muri comment uko niko biba byifashe iyo turi ku kazi, iyo turi aho bibera. Hano ni kuri Ghetto Challenge TV wagwan kola yego kola subscribe n'ubundi nk'ibisanzwe kuri Ghetto Challenge TV, kugira ngo mujye mukomeza kugenda mubona n'ibindi byamamare. Murabizi muri iyi minsi umuntu bita Yakamwana ndetse na Nzovu nibo bantu bayoboye kabisa. Yakamwana mbaza ngo cyangwa se umuziho iki? Yakamwana akantu muri iyi minsi dusigaye tumuziho akantu ko kuvuga ngo ati iyi cyane niyo ya mbere igabura, iyi cyane niyo ya mbere igabura. Bamukubita ibishyimbo ahita avuga ko ari cyane ya mbere igabura, bamukubita inyama azavuga ko yaba iyo igira gute igabura. Uyu munsi sasa rero no kuri Ghetto Challenge TV ni twebwe ba mbere tugeze gute tu hostinga, noneho ubu niko kantu hagiye kuba yazana kuri imihanda ya Kigali. Yes, call me Aizo in the Playstone Michael, nk'ibisanzwe ni wa mujene wanyu guturuka i Kigali mu Rwanda kabisa. Ya rero byose n'ubundi bizajya bikomeza bigenda bibera ahangaha, nta gutinda nta kugira gute. Kila kitu ni flex, ni OGs twebwe n'abapampe bacu n'abandi bantu bose ba fresh, muzajya mugenda mukomeza kubabona hano iwacu kuri Ghetto cyangwa se muri Ghetto. Hasta la vista.